icyo nababwira kimwe cyo nuko ubu ngubu tageti bamaze gutagetinga ariyo guhurira Baraka. FARDC Wazalendo bari kubiruka mu buryo bukomeye, bari kuva na za Bigobogobogo aho bari bahungiye. Ubona ko na biriya bikoresho byafatiye hariya .0 biriya bishobora kugera kare, ariko mwabonye iriya amura, babonye amura ikomeye. Buriya gisegeti hariya ahantu, buriya rero ari ikintu cyo navuga kimwe, biyarangiye hariya hose bagende bahacukure, baraza kuhasangamo amura irenze n'iriya babonye. Ariya masasu yonyine n'igikoresho bakuye hariya .0, drone bakuye nizo ziri kubanyaho, izindi ziratwikwa. Wumve ko igikoresho, niyo mpamvu bati ngo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ni umwana mwiza kuko ari kubahereza igikoresho. Ubu reka turindire turebe ngo kiriya gikoresho bamaze kubona kiri buze gukora iki, kiri buze gukora akazi gakomeye. Buriya unarebye muri ubutaka bwa .0 harimo igikoresho gikomeye. Kankomeze mbabwira ngo ibihe byiza abakunzi ba Clever Bemba, ndabakunda cyane. Nizere ko abagiye gusenga rwose ko mwabonye Imana kandi natwe twayibonye. Ntabwo ibinzanye ndibuze kuvuga ku bintu byinshi, ngiye kujya mu ma operation atatu. Ni ama operation atatu. Nanashimira cyane abantu bakomeje kohereza comment ndetse donc kuduhereza n'inyunganizi, n'abakomeje kujya baduha amakuru yo hirya no hino uko byitwaye, kuko ubu ngubu amakuru turafite nicyo bita ebele. Amakuru ni ebele. Turaje turebere hamwe operation Afande Nzenze Kude Chapeau ari gukorera icyo bita umuzalendo muri gice cya Zabibwe na za Nyange. Ubusiga buri kubageraho, ariko gisegeti reka mushimire, mubara mushimire. Impamvu zo mu mbabare mushimire nuko ikintu bita igikoresho ariko cyohereza kikagera kuri M23, kikagera muri MRDP twirwaneho, kikirwanaho ku bakongomani. Arega nabo bagiye batanga imisoro, kandi nabo hari umusanzu mwinshi bagiye batanga muri leta. Biriya rero ni ukuvuga ngo nabo birabareba kandi bigomba kubageraho. Aha, si Afande Nzenze wenyine uri muri ziriya operation. Turaza turebere hamwe operation n'ubundi ziri gukorwa muri Parike Nationale ya Virunga, mu gice cyo muri Rucuro. Aho ni mu gice cyo muri Rucuro, ndetse ni muri Nyiragongo no muri Rucuro, biri gukorwa na Fande Bodoué ari kumwe n'abandi bafande, harimo na Koloneli Kazarama, ba Koloneli Ernest biwango bari Ernest ni Eustache bari gutraka, ariko bari bose nevuze n'abakoloneli b'icyama. Ba Koloneli Faustin Badabsirindia nabo bari gukora akazi kadasanzwe, n'abandi bafande bose bo muri M23 ubona ko akazi barimo katoroshye. Turaza turebere hamwe urugamba rwaba rumeze gute muri territoire ya Uvira, territoire se ya Fizi. Mwagiye mubibona, byagiye binigaragaza abafande bo muri MRDP twirwaneho, ariko abanyamurenge bakunda kubyina mwuga hekame, mukunda kubyina, mukunda guserebura. Cyakora reka mbabwire rwose ngo Imana igikomeza ibabe hafi, Imana igikomeza kubafasha, Imana igikomeza ibegere rwose, Imana nyamana, Imana ishobora byose igikomeza. Vuga kuri operation ubundi ziri kubera hariya muri territoire ya Minembwe. Ubona ko urugamba rwamaze kugera ahantu rushaririye, rya huriro rya Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, abafatanyabikorwa be abo bari kumwe bose ukabona yuko bamaze no gushira. Nabonye abafande hariya muri Minembwe bavuga ati uru rugamba nibaze tubereke icyo gukora, ariko ngo ntawe uzagera muri Minembwe ngo yongere gusubira inyuma ari muzima, azasubira inyuma ari umuramba, azasubira inyuma yapfuye. Ubu ngubu urugamba rurimo rurasatira igice cya Baraka. Ari umuvandimwe wambwiraga ati dukurikije aho M23 MRDP twirwaneho bari, kugira ngo uzagere muri Baraka ni akanya gato. Abari muri Uvira hari abantu benshi nagiye kubona muri comment bari kumwe ati se Bemba
ukurikiranye urugamba rwo kugira ngo M23 MLDP twirwaneho yinjire ifate umujyi wa Uvira bisaba iki? Ntabwo bisaba iminota 30, nta nubwo bisaba umwanya ukomeye cyangwa umwanya wo gutinda. Nuko ngo ugereranyije ubu ngubu uko bimeze, Minembwe Uvira amaze kuba yaragoswe. Uvira yaragoswe. Uvira mu buryo bwa tekinike iri mu maboko ya M23 na MLDP twirwaneho. Mu rwego rwo kureba ukoresheje isura y'amaso cyangwa ukareba abarimo visuel, ni FARDC, ni Wazalendo, ni igisirikare cy'u Burundi n'abandi n'abacanshuro bose bafatanya nabo. Ariko mu buryo buri tekinike militaire ntabwo bahafite. Nabonaga n'imirwano n'ubundi mu nkengero ya hariya za Remera. Mbibutse ko Remera ririmo Wazalendo, irimo FARDC, irimo MLDP twirwaneho hariya Remera y'abafureru, ariko Remera yamaze kuba mu maboko ya M23 MLDP twirwaneho. Ni agace kari hejuru ya za Gatogota, ariko doke mu gice kiri hakurya za Ruvungi, ni muri plateau ya za Ruvungi. Ubwo n'ubuce bwakomeje kujya buberamo imirwano hagati ya Wazalendo, Siri Wazalendo, FARDC kuri FARDC, Hibu kuri Hibu, ibihunyira ku bihunyira, Gepari kuri Gepari. Ibyo byahereje imbaraga n'ubundi ma 23. Ubu ngubu aho urugamba rugenda rwerekera naho ruri guherera, doke ikibuga cyamaze guhenga, doke cyacuramye. Nta nubwo ari uguhengama, noneho cyacuramye. Cyacuramiye kuri FARDC, cyacuramiye kuri Wazalendo, cyacuramiye kuri gisirikare cy'u Burundi. Hariya rwose icyo nzi cyo ubu ngubu kano kanya ndi kwibabwira, si fanatisme cyangwa si propaganda, ni amakuru y'ukuri. Ni amakuru buri bantu bose babonesha n'amaso yabo. Ni amakuru n'umwana w'uruhinja ashobora kureba akavuga ati ano makuru ni ay'ukuri, ugereranyije n'uko urugamba rwari rumeze. Minembwe yose yakozwemo amasuku adasanzwe. Nta nubwo ndi butinde muri Minembwe, kuko hari n'ababindusha banahari. Hari n'ababindusha rwose bari kubyumva, ariko bafite amakuru aruta yo mfite. Ku kantu mukumve, bari kubyumva ariko bafite amakuru kundusha yo mfite. Reka mbashimire. Muri teritwari ya Masisi ibintu byakomeje gukara, ibintu byakomeje gukomera. Uwo bita Colonel Nzenzi, umusaza wari uyoboye G2, ubu ngubu ari mu nshingano. Noneho baramubwira ati wa musaza we, G2 nayo ifite akazi gakomeye, ariko nawe ugomba kuba mu kandi kazi gakomeye, biturukanye naho ari, biturukanye nuko azwi. Uriya ni umusaza umaze imyaka itari mike muri 23, kuva 2012 yabaye no muri CNDP. Imani Nzenze John ni colonel. Ko nari nzi ko buriya kugira ngo bazakugire general biba bikomeye. Buriya nari nizeye mvuga ati giye bapromotinga bamwe bakamariyeti na colonel, abandi bakaba ba majoro, abandi amakapiteni. Nari nzi ko Fande Nzenze, nari nzi ko Colonel Nsabimana, nari nzi ko bari abazi Murinda bagiye kuzamuka bakaba ama brigadier general. Ariko buryo gisirikari gifite avancement normal nawe gipfa kuzamuka. Twebwe rero nk'abantu b'abasivile tuba tuzi ko nka buriya babazamuye ko General Makenga agiye kuba kuri Major General akaba Lieutenant General. Kuko ujya kubona ukabona ingegera imbwa mbi zonzi z'imihirimbiri ziri muri za Wazalendo ndetse no muri FARDC ziri hasi ya Fande Makenga, ko nta bari Lieutenant General. Muri ba Wazalendo bashaka bakwipurokanama na ba Marshal, ibyo birabareba. Abashaka bajya ngo twebwe ngo turamariye Lieutenant Marshal.
twati ngo ngewe bagashyiraho amagarade ati twazamuye tugomba kubona Meja Marshal, nk'uko avuga ngo General Major Marshal, Marshal Major, Meja General, Meja Marshal, Lieutenant Marshal, Marshal Full, kagenda bakabishyiraho nk'uko mwagiye mubona amagarade. Ntiriwe mvuga amwe baga muri za Wazalendo, ntiriwe mvuga, mumbabarire ndacecetse. Ariko bo bagiraga avancement iri normal, ariko bakagira n'icyubahiro kimwe gikomeye. Aha Vanenzenze rero ari guhuragura muri bibwe za Nyange, ari guhuragura, ari gukubita atababarira, ari gukubita ingegera, ari gukubita imbwebwe. Hariya ibintu byakomeye, ibintu byakaze. Icyo bita umuzalendo hariya kwa Jean Marie ari gupfa nk'ukuntu bica ubunyengerere. Reka maze nabwira abantu bamwe na bamwe nari nabahaye nimero z'umuntu, kumbe yiyita ngo yitwa Maître Patient, niwe ukora ravitayema yo kugurira amatelefone aba FDLR. Nimero yo ni ingande, niwe ngo wigize ngo wari warigize ngo umuvugizi, akigira Maître Avoka wa za Wazalendo muri biriya bice, ngo azajya baburanira. Nagiye mubabwiraho uwo Maître Patient, mumwirinde cyane abantu bamufite muri groupe, ari muri Uganda, ariko amazina ye ajya atangaza. Ndaza kubeshyiraho n'amafoto ye kuko amafoto ye naje kuyabona. Ajya atangaza amazina agiye atandukanye, n'amazina ye ndajya kuyashyira mu magroupe yose. Uwo nguwo ni umwe mu bagenda bari gutata, uzamubona n'ubundi hano muri ari muri mama 23 mu bice iyobora, muzamutanga. Aba yaje kunekera FDLR, ngo yacaga ngo niba ari za Cyanika, ngo akazazunguruka za Gisenyi akinjira mu mujyi wa Goma. Shobora kutazagaruka kuko amakuru ye yamaze kumenyekana, ariko n'umwana mubi Satani. Nzenze rero ari kubikora neza mu bice bya Nyange na za Bibwe, ndetse n'ukuvuga ngo yamaze kugengura defense nyinshi, ndetse ari gukoresha udusiga turi gukora, twadukobwa tw'utwamikazi turi gukora akazi. Mwumve ko hariya Wazalendo batorohewe, na nimugoroba bari baje hariya muri kiriya gice cya za Mati baje kwiba, ariko baraza barakubitwa, basubijwe inyuma. Bice byo bari bajemo rwose babashije gusubizwa inyuma. Reka tuze kuri operation n'ubundi ziri kubera ahangaha, ziri gukorwa na Fande Baudouin. Ariko rero hari abantu batazi uko ibintu bimeze, abari muri zone de défense ya Fande Baudouin arabatwika mwo kanyagwamo. Mbagira inama nimwumva, Parike Nationale ya Virunga operation zirimo zirakomeye. Muri Bwito operation zirakajije, ndetse no muri Warikare operation yo gusakaja, operation yo guhiga bukware, operation yo kwiruka kuri FDLR, operation yo kwiruka kuri Wazalendo, operation yo gufata FARDC, ndetse bari kumwe na Fande. Ariko buriya se inyambona mu materitoire bagira abantu bashinzwe mobilisation na sensibilisation, kabona abantu bari muri G1, muri G2, muri G3, muri G4. Buriya Afande Kazarama ari muri service hariya muri territoire ya Warikare, nawe ari kuvisha imyuna, ameze nabi. Icyo bita umuzalendo, icyo bita umu FDLR hano, ngo agahuru k'imbwa kahiye, ari kubakubita, ari kubashwanyaguza. Operation rwose ari kumwe na Fande General Baudouin Ngaruye, ibintu ari kubikora neza, ibintu ari kubyapurika ku buryo navuga sinzi uburyo nabivugamo. Angaha rero aba babyeyi babyariye akamama rwose bariho batariho, ntabwo bariho, barandavuye barandagaye.
bivuga ngo harimo operasiyo n'ubundi ziri muri parike nasiyonari ya Virunga, hakaza operasiyo ziri muri parike nasiyonari ya Kawuzi Biega ziyobowe na Fane Sabimana yo kubasakaja, babwira ko ibi byagiye kugaragara uwitwa Mudidi ku Muviringo esituraho kwa Maroke yabashijwe nawe gufatwa. Urabona ko kugira ngo bajye bagenda bafate babandi nk'uwo wita Maroke ngo ni generali, abaesituru biwe bagakomeza kugenda bafatwa, n'abandi bagakomeza kugenda bafatwa, bifite igisobanuro gikomeye, rwose bigaragaza uburemere bwa zino ntambara. Kuvuga ngo mwabonye ka kajama nako ngo nakesura ko kwa chef d'etat major wa INCDH uriya Jean Marie kafashwe, ariko amakuru akagaragaza ko kari karigumuye. Ibi byose ni bigaragaza imbaraga nke, uburyo mama 23 MLDP twirwaneho bakomeje kuvisha imyuna no kubirukankaho mu buryo bwa kinyamwuga. Operasiyo rero hariya zirakomeje, operasiyo kandi zirakomeye, ntabwo ari operasiyo zoroshye, kuko icyo bita umuzalendo, icyo bita FARDC, icyo bita FDL bari gukubitwa, kandi noneho ugasanga ko abenshi batinya nka Fande Boduwe Ngaruye, baramutinya cyane. Icyo nzi cyo ariya muri biriya bice bya za Nyange no mu bindi bice ari kwavusha imyuna, bari guhunga bubwa no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Ubona ko operasiyo n'ubundi zakomeje kuba mbi, operasiyo n'ubundi nk'uko ndi kubabwira ikibuga cyakomeje guhengamira kuri rwa ruhande rwa FARDC. Abakunzi ba Bemba Clever, abakunzi ba Macho TV show, abakunzi b'Intare Info TV, ndabakunda cyane kandi mbifuriza ibyiza rwose. Operasiyo zo uri kumva ko zirimo, kandi urugamba rukaba rukomeje guhindura inyito, niko nabyita se, rukomeje guhinduka, kuko uko Gisegeti yabyumvaga siko biri. Baraka shobora kugaruka mu kanya, Baraka bakubwira ati ngo Baraka ibaye tombe, mugire impagarike n'ubugingo, mugire Imana n'amafaranga.